Igitondo cyiza kuri mwese abadukurikira mu kiganiro Romate, turabishimiye kandi turabasuje cyane. Umwami wacu Yesu Kristo abanezeze abashoboze gukomeza gusoza umwaka wa 2022 neza. Reka dushime Imana mu isengesho hanyuma dusome ijambo yaduhaye muri iki gitondo. Mwami mwiza, turagushima cyane kuri Imana yacu kandi dukunda, tugushimira urukundo rwawe neza tugira buri munsi. Ineza yawe n'urukundo nibyo bituma tudashiraho. Tubabarira ibyaha byacu data, tubabarira ibicumuro byacu, ibyo twakoze, ibyo twavuze, ibyo twatekereje. Utubabarire kugira ngo uyu mwaka tuwusoze neza, utawusozanije umugabo n'ibindi bintu byose bibi, ahubwo tuwusozanye ineza, urukundo n'ubugwaneza bituruka kuri wowe. Ngwino wawe natwe, ngwino utwigishe mu ijambo ryawe. Mana, turagusaba kugira ngo ijambo ryawe rishore imizi muri twebwe, kugira ngo ridutere kugendana nawe by'ukuri, ritume rudagucumuraho nk'uko wanditse Zaburi yavuze ngo nabita ijambo ryawe umutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Natwe turakwinze kugira ngo iryo jambo ribe muri twebwe rigwiriye, kugira ngo ridushoboze kunesha ibyaha n'imigambi mibi ya Satani atugabaho buri munsi. Ngwino ubane natwe muri iri jambo kandi rituhe ijambo ry'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Igitondo cyiza nanone, tubaha ikaze mu kiganiro Romate nk'uko mubimenyereye. Uyu munsi turasoma amagambo ari muri Yosuwa ibice bitandatu, umurongo waho wa 17. Nashobora gusoma ayo magambo yose ariko ndasoma makeya kugira ngo tuba ariyo tuganiraho. Umurongo wa 17 haravuga ngo cyane ku wa 16, bagejeje ku nshuro ya 7 abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu, kandi umudugudu n'ibirimo byose bizashinganirwa Uwiteka. Ariko maraya uwo Rahabu aba ari we urokokana n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, kuko nimugikoraho muzazanira urugero rw'abisiraho umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'ibyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Haleluya. Igitondo cyiza none muri iki gitondo cy'umugisha Imana duhaye kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Amagambo dusomye ni amagambo mwese muzi, mumenyereye, mukunda kumva, aho Imana yagabije abantu umurwa cyangwa se umudugudu wa Yeriko basenga bawuzenguruka bucece. Imana yabahaye instruction bagomba gukurikira, amabwiriza bagomba gukurikira. Yarabwiye Yosuwa uko bagomba kubigenza kugira ngo bazabashe guhirwa n'urugendo. Imana iramubwira uti nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho, namwe ab'ingabo mwese muzenguruka umudugudu rimwe, ariko muzamukora kumara iminsi 6. Urumva rero baha amabwiriza yo ko bagomba kwitwara kugira ngo bazabashe kunesha urwo rugamba barimo barwana n'abantu b'i Yeriko cyangwa se n'ubwami bw'Yeriko. Yosuwa abikora gutyo, ariko hari amateka yabanjirijeho ubwo bajyaga gutata uwo mudugudu. Hari abagabo boherejwe rero bahura n'akaga, kuko abo muri uwo mudugudu baramenye ko hari abantu binjiye muri uwo mudugudu, hanyuma bibabera ibintu bikomeye cyane. Ariko baza kurokorwa n'umuntu mu by'ukuri umuntu atatekereza ko ari kubarokora. Indaya yitwa Rahabu niyo yabarokoye. Ariko abo muri uwo mudugudu, ingabo zo mu mudugudu zimenya ko abo bagabo binjiye kwa Rahabu. Ariko Rahabu akora ikintu gikomeye cyane, kuko yabanyujije mu idirishya ry'inyuma, ashyira mu gatebo, arabajugunya inyuma y'idirishya, baragenda barahunga. Niba ariko umuntu yavuga, barahunga. Rahabu abakiza gutyo, ariko agirana n'abisezerano rikomeye cyane. Aravuga ati rwose ndabinginze, namenye ko Imana yanyu Imana ikomeye cyane, ndetse mwageze hano turahungabana, turatitira, tugira umuze mu mubiri bitewe n'uko mwaje, tukumva tugize ubwoba bwinshi cyane. Niko Rahabu yabwiye abo bagabo. Hanyuma rero aravuga ati rero nawe nudukiza byanze bikunze uzabona ineza y'Imana. Rahabu akora umurimo mwiza cyane wo kurokora abantu b'Imana. Yarafashe risike idasanzwe, kuko
ubutasi iyo bukomeza kumenya neza ko koko yabahungije nawe ntabwo yajyaga kubona amahoro, bajyaga kumwica, ariko afata risike ikomeye cyane yo kugira ngo ahishe cyangwa se ahungishe abo bantu b'Imana. Niyo mpamvu ku murongo wa 16 wa 7 bavuga ngo kandi umudugudu n'ibirimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko maraya Rahabu ari we uzarokoka n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe babatasi twoherezaga. Umva, abatasi Yosuwa yari yohereje bahishwe na maraya. Ninde watekereza ko maraya hari ikintu cyiza yakora ku buryo bimuhesha uburyo bwo kwinjira muri lineage, sinzi mu Kinyarwanda uko babivuga, lineage cyangwa se mu muryango, mu rukurikirane rw'imiryango ya Yesu. Nawe Rahabu abarwa muri urwo rukurikirane rw'imiryango, mu muryango wa Yesu. Nawe azamo asa nk'uwaje guterwamo kubwo mu by'ukuri kurokora abatasi bari batumwe na Yosuwa. Bene data, ndagira mbabwire ngo ntabwo Imana ireba nk'uko abantu bareba, kandi ubuntu bwayo n'ibambe ryayo niryo ritubeshaho umunsi ku wundi. Ubuntu bwayo, urukundo rwayo nirwo rukubesha umunsi ku wundi. Kuba umaze iyi myaka yose, kuba uyu mwaka nawe ugiye kuwusoza, si uko hari ibintu byiza bitangaje wakoze, si uko uri indahangarwa, si uko uri umwere. Imana bibwira ngo nuko bakiranutse. Ntabwo ari uko bakiranutse, ntabwo ari uko wakoze byiza, ahubwo ni ubuntu bw'Imana kuba uyu munsi kikugejeje aya magingo, ni ubuntu bwayo. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo, cyangwa se dusaba kugira ngo buri muntu wese ashime, buri muntu wese ashyirira izina ry'Imana hejuru, buri muntu wese yumve ko ari Imana imubeshejeho. Rahabu urebye uko yari ameze, ntabwo ashobora kugirirwa ineza n'Imana, ariko umutima w'Imana wamusabyeho icyo gihe akora igikorwa cyiza, maze akora igikorwa cyiza kiramurokora. Bwo kwizera ko iyo Mana koko igiye gufata uwo mudugudu, iyo Mana izengurutse Yeriko ari ikwiye kuba Imana ye. Arabyizera, bimujya mu mutima, maze amateka ye aburizwamo, haboneka Kristo. Nawe ndagusaba kugira ngo amateka yawe mabi yahise aburizwemo bwo kwizera Kristo. Wizere Kristo, ntiwizera urucantege rw'abantu, ntiwizere ibyo abantu bavuga kuri wowe, ntiwizere intege nke wanyuzemo, kuko intege nke wanyuzemo n'iz'akanya gato, kandi zibasha kuguha n'amasomo y'ubuzima, bikagutuma urushaho gufata umurongo muzima ejo hazaza. Ndagusaba kugira ngo ushingize kuri Kristo, agushoboze, aguhe imbaraga zo kunesha, ariko cyane aguhe imbaraga zo kumwizera, kuko umwizera nibwo butunzi burenze ubundi butunzi bwose umuntu yakwizera, cyangwa se yatunga, cyangwa se yahangaho amaso. Ndagusaba rero kugira ngo Kristo wawe umunambeho, umukomereho, umwikomezeho mu buryo butuma wumva nta cyakunyeganyeza, umwikomezeho ku buryo n'ibyajyaga kukunamura, cyangwa se ibyajyaga kugukoza isoni, ibyajyaga kuguteza ipfunwe, wumva ubisumbye cyane kubera ko Kristo uri kumwizera. Ntabwo nibwira ko Rahabu yari afite ijambo yavuga kubera ikimwaro cy'uko ari umurimo we uteje ikimwaro. By profession, cyangwa se umwuga we wari umwuga w'uburaya, ntabwo ari umwuga utejeje ishema umuntu uwukora. Ariko bwo kwizera Kristo yahawe ikuzo, yahawe ikamba, ararokoka, nyamara abandi bose baratikira. Umwami wacu Yesu Kristo akugire neza, ufata icyemezo cyiza gituma ubasha kubaho ubuzima usabana n'umwami wawe, butuma ubasha kuba ubuzima butagukoza isoni, butuma ubasha gufata amahitamo meza, kugira ngo umwami wawe Yesu anezerwe. Haleluya. Umwami wawe Yesu akunezererwe, akwigishe, kandi agukomereze mu rukundo rwe. Amina. Ndimo ndashaka indirimbo ivuga ngo niki cyankiza ibyaha. Haleluya. Indirimbo ya 84 ivuga ngo niki cyankiza ibyaha. Muri mbye yarembye ngo niki cyankiza ibyaha, ni amaraso yawe Yesu. Niki cyankiza rwose, ni amaraso yawe Yesu. Niki cyantunganya nk'amaraso yawe Yesu. Nta kindi kintu mfite nk'amaraso yawe Yesu. Nta cyansembaho ibyaha nk'amaraso yawe Yesu.
nta byanjye byamboneza nk'amaraso yawe Yesu. Ni wowe niringira, ni amaraso yawe Yesu niringira, ni wowe umpa amahoro, n'amaraso yawe Yesu nibyo bibasha kumpumuriza. Nguhimbariza cyane amaraso yawe Yesu, mwami ndagushimira amaraso wamviriye. Nawe uyu munsi uririmbe muri iyi ndirimbo, uririmbe ko ari Kristo wenyine ukubereye ingabo igukingira imyambi yose y'aba mubi. Uririmbe uvuge ngo nta cyankiza ibyaha nk'ayo maraso ya Yesu. Haleluya. Kandi nimbeho igitero kimwe, hanyuma dusenge dusoze iri jambo ryacu ry'iki gitondo. Ni iki cyankiza ibyaha n'amaraso yawe Yesu? Ni iki cyanyeza rwose n'amaraso yawe Yesu? Ayo maraso ye niyamboneza rwose, nta cyama gukira nk'amaraso y'umukiza. Amen. Nta cyaguha gukira, nta cyama gukira nk'amaraso y'umukiza. Rahabu yakijwe n'amaraso y'umukiza, yakijwe no kwizera Kristo, yakijwe no kwizera ko hari Imana iri mu Bayuda, hanyuma maze kwizera ibyo jambo rimubera ijambo rimukiza, rimubera ijambo rimuvana mu muryango umwe wo kurimbuka rikamushyira mu muryango w'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo atugire neza, atwigishe kandi akomeze kuduha inkomezi. Ndakunyuze kugira ngo nturebe ku by'inyuma bikudindiza, bigukinagaza. Kristo ari kumwe nawe, kandi niwatura gusa ijambo rimwe ryo kumwizera, aragukiza, agushyire, akwimure, akuvane ahangaha mu mwaka mubi wagize, agushyire mu wundi mwaka mwiza, umwaka w'umunezero, umwaka udafite stress free, umwaka utarimo stress, umwaka utarimo intonganya, umwaka utarimo ibiziriko by'imishumi n'imigozi ya Satani, umwaka utarimo ibihombo, umwaka urimo ibyiza, umwaka wo gutera tukarya ku mbuto twabibye. Umwami wacu Yesu Kristo atugire neza. Mwami ndagushimiye cyane kuri Imana dukunda, ndagushimira ko uri Imana itabeshya, ndagushimira ko utarobanura ku butoni,